mu byishimo cyane n'ubushyuhe bw'ibitamo byagiye bitegurwa. Ubu tuvugana witwa Ashyize Konsi n'umuhanzikazi wo mu gihugu cya Afurika y'Epfo yaririmbye mu ndirimbo yitwa Koma Sava, agomba gutarama rwose muri iri joro. Aratarama muri Kigali Universe, haraba harimo n'abandi ba DJ bakomeye, harimo witwa DJ Marno, DJ Bliane, witwa Kevin Klein ndetse n'uwitwa DJ Ino. Aba batangiye rwose gutanga ibyishimo kuri uyu wa gatanu. Ariko kandi ibindi bitaramo byagiye bitegurwa bitandukanye mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi. By'umwihariko hari igitaramo kiri kuba, ni igiterane cya All Women Together. By'umwihariko uwitwa Sinachi yarazwi cyane n'umuramyi ukomeye muri Afurika, agomba kuzatarama nawe yagomba gutaramira abanyarwanda. Harimo kandi Beni na Chance nabo bagomba gutanga ibyishimo muri iki gitaramo. Hanyuma kandi hari n'ibindi bitaramo byateguwe. Nauze mbona witwa Dr. Cloud yateguye igitaramo kizaba nawe ku itariki 11. Ni igitaramo yise ngo Itsinzi After Party. Ni muri rwego rwo gukomeza kwishimira intsinzi y'umukuru w'igihugu Paul Kagame uzanarahira nk'uko mwahoze mubivuga mu makuru yacu. Ibyo byose ni bitaramo biba byateguye kugira ngo abantu bishime. Ariko kandi hari n'ibindi bitaramo navuga ko ari binini biri kwiharira imyidagaduro mu Rwanda biri gutegurwa. Harimo icyitwa icyumba cy'amategeko, ni igitaramo cya Riderman Bulldogs 24 z'ukwezi kwa munani. Ariko kandi imyiteguro y'intore Masamba nayigeze kure cyane ku gitaramo ku itariki 31 z'ukwezi kwa munani. Ni igitaramo yise 30 y'ubutore, aho ari kwiziza imyaka 40 amaze mu buhanzi ndetse n'imyaka 30 u Rwanda rumaze twibohoye nk'abanyarwanda. Ibyo byose rero azabyizihiriza hamwe ku itariki 31. Agenda agaragaza buri munsi uko imyiteguro imeze, arepetana n'abasore bamucurangira. Biraryoshye cyane mu by'ukuri. Hanyuma twigire mu yandi makuru asanzwe, by'umwihariko twigire hanze y'u Rwanda. Hari byinshi biri kwavugwa mu bitaramo. Munyemerere ntabwo nabura kuvuga igitaramo cya Israel Mbonye, nawe ufite igitaramo ku munsi w'ejo. Ni mu gihugu cya Kenya, azataramira hitwa Ulinzi Sports Complex. Nawe ni igitaramo mu atarenze ingohe, igitaramo cyiza cyane. Hanyuma ngiye hanze y'u Rwanda turajya mu gihugu cya Nigeria. Witwa Long Boy cyangwa Mr Money Asek after album hanze n'ubundi yise Long Boy, ubu ngubu irakomeye cyane. Nyuma yuko igiye hanze iriho abahanzi bakomeye, barimo nka Wizkid, barimo Travis Scott umuraperi wo muri Amerika, barimo umuraperi wo mu gihugu cy'Ubwongereza Central C na Storms. Ni album navuga ko iri gukundwa cyane, by'umwihariko muri Leta Zunze za Amerika. Ubu iri ku mwanya wa kabiri muri album zikunzwe ku rubuga rwa Apple rucuruza umuziki. Hanyuma kandi no muri UK cyangwa mu gihugu cy'Ubwongereza ni ya mbere kuri Apple Music. Nagahigo gakomeye cyane ku muhanzi wo muri Afurika yasohora album igahita ica utwo duhigo. Hanyuma turi kuwa gatanu hari ibitangazamakuru bitandukanye biba byagiye bikora utuntu tw'intonde. By'umwihariko hari igitangazamakuru bita The Rap TV gikunda gutondeka album zikunzwe za rap. Ubu tuvugana ugende kuri iki gitangazamakuru gifite umwihariko wo kwandika ku njyana ya rap. Ubu bavuze ko indirimbo ya mbere ikunzwe ni indirimbo yitwa Not Like Us ya Kendrick Lamar. Hanyuma muri album yitwa The Death of Slim Shady ya Eminem. Ubu niyo album iyoboye izindi muri album zikunzwe. Hanyuma kandi wahoze ari umukunzi wa PDD Kareme izo album gukundwa binahura no kwinjiza kwazo. Yego, biragendana cyane, binagendana na babyita people's choice. N'uburyo abaturage baba bazikunze bari no kuzumva. Nk'iyi ndirimbo yitwa Not Like Us ni indirimbo navuga ko kuva yajya hanze irayoboye ku mbuga zitandukanye. Nubwo Miss yashize kuri Billboard ya Italiyo ya mbere ubu ngubu, ariko igenda icuduhigo dutandukanye kanakomeza gushyira icyubahiro ku njyana ya rap kuva yajya hanze. Hanyuma naringiye kuvuga ko kuri PDD uyu munsi noneho amakuru yagiye hanze atandukanye na yarasanzwe amuvugwaho. Umukobwa bakundanaga witwa Young Miami n'umuraperi muri Leta Zunze za Amerika yaganiriye n'igitangazamakuru avuga ko ibiregwa byose kuri PDD we bitigeze bimubaho mu myaka 3 bakundanye. Aravuga ati iyo mbonye ibirego nkahita nabihuza nuko tuziranye mu rukundo mbona bihabanye kubijyanye n'ihohotera rishingiye ku gitsina, nge ntabyo yigeze nkora. Hanyuma Katy Perry yashyize hanze urutonde rw'indirimbo 11 zizasohoka kuri album yise 1-4-3. Yego, Kareme barakoze cyane kandi ugire weekend nziza. Namwe mugire weekend nziza n'abanyarwanda bose.